bino bintu bya online business pe nyine biririyo ni ukuri, ahubwo ikibazo gikomeye cyane ababijyamo ababishaka kubikora nibo nyine bataririyo, nibo bari scam. Mani magambo abantu babijyamo ku marangamutima gusa. Nk'umuntu aje akakubwira ngo shiramo ngo zana amadolari 100 ngo turagukubira inshuro 40. Ariko ikibazo cy'ibi bintu baza bakubwira gutyo kandi ukabona koko araza. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Teacher Sam na mahoro. Nta mahoro cyane. Tugiye kuganira ku bintu byitwa scam. Hari abantu bamwe babona mu nkiko zo mu Rwanda, hari abantu bakurikira nko gutuburira abandi binyuze online. Abantu baribuka cases zitandukanye zirimo n'umugabo witwa Sezisoni, ngira ngo abantu barabikurikiye cyane, ubwira ati zana amafaranga yawe ushyire muri business, ukuzana abantu nawe tugenda tukongerera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese koko ziriya online business ni scam? Ibintu bya cryptocurrency, ibintu bya forex trading, ibintu bya YouTube, ibintu bya affiliate marketing, social media influencer, ibi bintu ni scam? Kuko bamwe batangiye kubitinya. Nanjye ndi mu bantu bagiye babiyoboka, bimwe muri byo nkabona ni scam. Twese byagiye bitubaho. Ibi n'abantu bibaza bakavuga bati twaregeraho biramutse binabaye ikibazo. Ngira ngo wenda ntanze urugero rw'uwo Sezisoni, aracyari mu nkiko, forex trading ye yabaye nayo ikibazo. So ibi bintu Sam, ibi bintu ni scam cyangwa si scam? Kandi utubwiza ukuri, kubera ko RIB ibwira abantu iti mwirinde ibintu byo gushaka gukira vuba. Mwirinde ibintu byo kugaragaza ko mukeneye amafaranga mutavunikiye. Ariko still uyu munsi barabitubwira, ejo tukabisubiramo. Na betting bamwe bakazijyamo bakaniyahura. Sam, tubwiza ukuri, ibi bintu ni ibiki? So mu ijambo rimwe, ibintu bintu bya online business, cryptocurrency, forex trade ntabwo ari scam. Ni nko nk'urugero, ni nko gufata umuntu, ibintu bigenewe umuntu wize PhD, umuntu utaragize na primaire, ukamubwira ngo nabisolving. Mu yandi magambo, ibi bintu byose pe biririyo. Bino bintu bya online business pe nyine biririyo, ni ukuri, ahubwo ikibazo gikomeye cyane ababijyamo ababishaka kubikora nibo nyine bataririyo, nibo bari scam. Mani magambo abantu babijyamo ku marangamutima gusa, nta bumenyi habe na gatoya. So mani magambo mbaje ngo ese ibintu bya online business biririyo, nakubwira ngo biririyo, ahubwo abantu babijyamo nibo bataba maso. Okay, reka dufate wowe nk'urugero. Tubwira uburyo wabigiyemo bikaguhombera, wenda nanjye niba ngombwa wambaza kubwira uburyo byagendekeye, ariko tubwizanye ukuri, turi kuri kamera, abantu badukurikiye babyumve byagenze bite. For example, nkanjye nagiye muri forex trade.
kuvunjisha amafaranga online. Yego. Biko bino bintu pe nyine ni ibintu niba ari ibintu bikorwa hafi ku isi yose ni ari bizima ariko nta bumenyi nari nzi uburyo basetinga uburyo nta kintu na kimwe nari mbiziho. Kandi igihe cya kabiri buri business yose igira igihe runaka business biri hasi. None bamwe bakajyamo bari ku expectinga ko business ibihora biri kujya hejuru cyane. Wamara gushya ukaba wirukanse cyane. Yego. Mu yandi magambo icyo stress ni nacyo. Ubwo watanga urugero nka business y'ubukwe. Mu gihe cy'imvura iyo business igenda gake. Yego. Mu mezi yo mu kwa karindwi iyo business izuba rihari ibiriho. Yego. Like buri business igira igihe igenda ikagira n'igihe yego itagenda. So rero ni iki kintu nkuko nababwiye ngo ifate nk'umuntu utarageze biga na primaire umubwiye kwigisha kaminuza. Ni naka abantu bajya mu zino online business biba bimeze. Nta ubumenyi na gato bifite kuko umwe ko bigiye kuzaho amafaranga ahise ko yirukankamo. Nta nubwo azi n'ijambo forex trader ari. Nta nubwo azi nuko bavunjisha ifaranga. Yego. Ariko yabyirukansemo. Twese twaje duhura n'ibyo bintu kwera nta umenye. Ariko icyo navuga ni nabyo RIB igerageza kubwira abantu ni mushake mumenye mugira ubumenyi kuri ibintu bikora ute se baguscaminga gute wa ufite. Ariko kamubwize nk'urugero nk'umuntu aje akubwira ngo shiramo ngo zana amadolari 100 ngo turagukubira inshuro 40. Ariko ikibazo cy'ibi bintu baza bakubwira gutyo kandi ukabona koko araza. Hari ibintu bita hari narimo ndasoma kare byita ngo first square reasoning, first principle reasoning. Nawe ugomba gushyiramo inyurabwenge. Nk'urugero umuntu uri kukubwira ngo zana 100 cyangwa se amadolari 100 tuyakuba inshuro 40. Oya apana 40. Hari igihe umuntu akubwira ati ngiye nk'ibyo nagiyemo wenda ntanze urugero. Ibya bintu bya piramide byo kugenda uzana abantu. Twabijyagamo wazana umuntu ugafata percentage zo kuba wamwinjije kandi ukabona ziraje. Wajya no kubikuza ku bintu byitwa Binance ni online bank ngira ngo urakiye bikaza. None ikibazo kiba gihari kuri mobile money. Ikibazo kiba gihari hari ikibazo ni ukugira ubumenyi. Ese nukubanza gusobanukirwa ubumenyi kw'ibyo bintu. Hano nk'urugero nka bano abantu bakora pyramid scheme bakavanga imiti nta undi gushaka kwata iby'imiti biruze hano mu byukuri kavuga ati guriye imiti uyigurishe uzana abantu tugende tukungukira gutyo. Ubwo mara ukwibaza iyi miti nitagurwa biragenda gute? Ese iyi business iri gushingira ku miti cyangwa gushingira ku muri abantu benshi? Ugomba kubanza kubyumva. Rero ubwo bumenyi nk'urugero nk'ibi bita ngo iyo bita ntuze izo babyita muri business mudo bayita ya alliance bayita marketing scheme market niba izina bayita nyine ngiye kugenda wowe mugena kuzana abandi nawe ugenda uzamuka urumva iyo ngiye cyo kwita mature igera ahantu igasaza nyiri gakura kaba nta muntu nimba ari iyo miti igurwa nimba ari iyo miti nyine hari abantu runaka nyine bigeraho niwe kaba batagira ute. Ibyo rero ni ubumenyi ugomba kubigiraho. Ubumenyi ugomba kugira ubumenyi bwo kungwa kw'icyo kintu ukagira n'ubumenyi bwo guhomba kw'icyo kintu. Akenshi abantu baba bashaka ubumenyi gusa bwo kunguka ntibagire ubumenyi bwo guhomba kw'icyo kintu. Murumva ikibazo kiba kirimo. Yego. Rero ibi byose bishingiye ku kutagira ubumenyi. Kandi ikindi cya kabiri nabyo ni bw'ubumenyi. Bano bantu bagurisha bano bacuruza bakinira ku marangamutima yacu. Ubundi tugaye turi ibinyabuzima by'amarangamutima. Ubundi bavuga ko ngo imwe muri factor ituma dutera imbere cyangwa se abantu b'inventinga harimo ubunebwe. Turashaka kubona tutakoze gukira tutakoze. Iyo ni ibintu biri muri kamere yacu. Yego. Bano bantu banyiri bino big companies bazi nyine ko iyo factor tuyifite. Rero iyo factor yo utabasha kumenya ko bantu bari gukira ku marangamutima yawe. Nyine ukabanza kumenya icyambere ni ukujya mu bintu uri kubijya uzi neza ijana
wabasha kubisobanura. Uyu munsi ushobora kubisobanura umuntu ngo cryptocurrency ngo nyine ngo urabona ngo ni ukumayininga. Ese kumayininga ni iki? Ugasanga nyine ngo ari abantu ngo bafite ngo bateretse ahantu ngo imashini ngo baba bari kumayininga. Nyine bamayininga iki? Ugasanga ntabwo bizi. Ngo ni forex trading, ngo ni kuvunja amafaranga nyine gute, kuvunja amafaranga nyine gute. Ugasanga ntabwo bizi. Umuntu akaza kukubwira ngo mama mu miliyoni wenda 10 ngo nzajya ngo ukwezi miliyoni. So urumva nta narizo ugiye gushyiramo urayemuhaye, ariko agomba nyine gusobanura bizagenda gute, magaranti. Icyo navuga ni kubura ubumenyi ko ibyo bintu ugiye kujyamo, n'ubumenyi bw'uko umuntu ateye. Duteye mu buryo bw'amarangamutima, duteye mu buryo turi abanebwe twifuza kubona ibintu mu buryo butworoheye. Iyo karagiteri rero ugomba kuyimenya ko ishobora gushora mu bintu. Rero ukuntu urwana n'iyo karagiteri yo kuko turi abanebwe, yuko twifuza mu buryo bworoshye, iyo ni karagiteri umuntu aba agomba kurwana nayo. Iyo urwana nayo gute? Ushaka ubumenyi. Ni ubuhe bumenyi bukenewe rero? Nuvuga ngo umuntu ugiye kujya kuri interineti, hari ubumenyi bw'ibanze byose ugomba kubanza kugira. First of all, tangira umenye, ugire ubumenyi kuri Google. Google ikora ute? Ese website ni iki? Social nyine umenye ibyo bita Google products, uko tuntu twibanze. Tanye umenye ese y'umuntu yo utanze email yawe, yo urogize utanze email, utanze amakuru yawe, uyo kugira email ukayiroginga ahantu runaka bishaze kuvuga iki. Ukamenya ese online business ikorute, ukamenya digital marketing, ukamenya ibita SEO, ukabanza kwifamiliaringa n'ibyo bintu. Ni gute umuntu agura online? So ukagira ubumenyi ku bintu bya cryptocurrency, ukiga ibintu bya Binance, ukabanza kugira ubwo bumenyi kuri ibyo bintu. Ibyo bintu bitangiye kugira ubumenyi, nyine utangira kuzajya ugenda bisobanukirwamo gake gake, ariko kubijyamo nta bumenyi ufite ni ikibazo cyane. Hanyuma ibyo bintu byadufasha iki rero iyo umaze kugira ubumenyi? Imaze kugira ubumenyi bigufasha, urumva kwabyumvira, imaze kugira bigufasha kujudginga. So bigufasha guhitamo, kumenya ndajya muri bino, ntagonza kujya muri ibi ngibi. Cyangwa se nkanamenya no kuja naze uvuye nk'urugero n'umuntu akubwiye ngo nge mfite wena company, nakunda nko kubibona nk'urugero, kambe nk'urugero. Hari nk'abantu baza nko kuri WhatsApp bakaza kumbwira ngo mfite wena ngo ari company ngo yaje iri gufasha abantu bya cryptocurrency. Nkabona umuntu yama link, nkabona link irimo ibintu by'imibare, ibyo exact ko mbona ko akenshi zira link zirimo ibibare bidasobanutse, tako mbona ko ari scam. Kiri cya kabiri, ngiye nshobora gufata link nkayijyana mu cyo twita Trustpilot. Trustpilot ni urubuga rukubwira nimba website cyangwa se company yari yo kwizerwa. Niba ari kamara ubwo ko company ari global, ukaba utari kwibona kuri Trustpilot, ni ikibazo. Kuko company zikomeye hafi ku isi yose ziba ziriho. Hari no ujya no kuri Google ukajya kureba ese iyi is it real, kareba review babishyize byo kwita Google, ayo bita score, hari nuze platforms online abantu babaje bagatanga ibitekerezo. Iyo wamaze kugirwa ubumenyi, umaze kumenya kujudginga ibintu, utangira kugira ute nawe kwihitiramo. Icyambere nonye bisubiremo ni ubumenyi bw'ibanze kw'ibyo bintu bikora gute. Hari umuntu wanzanaga website, nayishyira ndagumana na website ga hostels, nkabona ga website karimo, nkabona website iri gukorera mu Rwanda, nkabona ko nini y'abanyarwanda bari kuyikoresha, kunye ndabasha kubitrackinga, nkanabona hose nze kucyo twita shared hosting. Ubundi bino bikampani bini ntabwo wajya nangwishyira kuri shared hosting. Nkabona ari nk'iyo wigeze kuza mbona yagateretse ku cyo twita shared hosting, kuri shared hosting kuri Namecheap. How comes company ikomeye gutya ifata akanika gatereka kuri shared hosting? Mbona hari nuze hari ikirangantego nuze ngo certificate yahawe n'ikigo cyo muri Amerika, ndakongera kuri website y'ikigo cy'abanyamerika, ndibamo email yabo ndabandikira.
ndabaza ngo iyi company nimwe mwayisatisfies, barambwira ati no they are scammers, ntabwo twasatisfies abantu. Urako ibyo bintu byose utafite ubwo bumenyi, ukaba utazi ngo iyo nshaka kuvugana iyo nsuye website nshaka kuvugana na ba nyiri website, nzajya kuri contact page ndebeho contact zabo mbavugishe, nzajya kuri za Trustpilot ndebe icyo abantu bayivuzeho, nzajya kuri Google nkore review, nzajya menya guceka nimba website yari legit cyangwa itari legit. Ubwo bumenyi bwose rero biraza kuza gutuma ufata umwanzuro. Of course ntabwo ushobora kugabanya 100%, let me be honest, ariko bizazamura nibuze probability yo kuba utaba scammed, abantu bataguscamming. Hanyuma Sam, kuki ubona abantu bihutira cyane gutekereza amafaranga mbere yo gutekereza ikintu nyine uko twayivuze pe, uburyo twe turemye turi abantu twifuza ibintu mu buryo buri easy, scam nyine mu buryo bwihuse. Rero iyi natire yo gushaka ibintu mu buryo bwihuse, navuga nk'abo ari nk'umwanzi ku bantu, niko duteye. Umuntu ushaka gukira, ushaka gutera imbere, nshuti yanjye, bisaba ngo iyo kamere uyitsinde. Biroroshye cyane kuba uzagera ugafata ikiganiro cya Kare Nijabo, documentaire yamaze ibyumweru 3, ugashaka kugira ute ngo kugenda gushanga ka application, ugakuramo ngo background ngo kujye ngo kibi cyaho, eventually iyo nizo ntago bizaguhira. Rero inama nagira abantu, urubyiruko rugenzi rwanjye, turacyari batoya, turi kwiyubaka, inama nabagira nk'abantu mwifuza kubyaza umusaruro internet, shaka ikintu cy'agaciro, value wisi, shaka ubumenyi, ikintu runaka uzana kuri internet ugaha abantu. Buriya uburyo Imana yaturemye, mpamya ndashidika, ntabwo Imana yari buze kukurema ngo ikuzane kuri iyi si amaramasa, ikuzane nta kintu yaguhaye. Buri muntu wese hari ubumenyi, hari impano, hari expertise yamuhaye, hari n'imiterere yahaye umuntu. Ibyo bintu nibyo ugomba kuzana kuri internet. Hari abantu bazi kuririmba, hari abantu bazi gukora amadocumentary, hari abantu bazi kwigisha nka batisha Sam, hari abantu bazi gukora digital marketing, hari abantu bazi kubaka ama website, hari n'abandi bantu bazi kwanaliza ibyo bintu, kabazi kwanaliza nka forex trade. Akaza akatagukubita signal ukabona arabizi. Izo mpano rero nizo umuntu agomba kuzana kuri internet mbere yo gutekereza amafaranga. Icyo nicyo kintu cyambere ugomba kubanza gutekereza. Tekereza ngo ni igiki ndi buze kuzana kuri iyi mihanda, njya n'ubare ko babyita, kuri iyi mihanda ya internet abantu bagura. Witekereza amafaranga nicyo twita byproduct. Ntuzaboneka nijoro abafite subscribers hafi 200 na utekereze ko byaje mu munsi umwe. Akubwiye uzarebe kuri YouTube channel urebe imyaka bimaze. Ntutekereze ngo wenda Coach Gael ngo yagize Kigali Universe, utekereze ko ngo ni ibintu byaje mu munsi umwe. Reba inzira bagiye bacamo, reba inzira n'abantu bagiye bazana ibintu by'umwimerere, ibintu nyine bitandukanye kuri iyi mihanda ya internet, reka duhite gutyo by'umwihariko, kandi byaje kuba byara umusaruro. Sam, turimo turasoza. Ni iki wasorezaho? Icyo nasorezaho, ubwo twabivuze yera mu ncamake, ibintu bya online business ntago ari scam, biririyo. Kuba biririyo rero hari n'abantu bagerageza kubiscaminga, nyine kubisura mbi. Ikintu ntibyabura. Ikintu gisabwa rero ni ubumenyi. Cyambere donc niba ugiye kujya mu bintu, shaka ubumenyi, bishake ubimenye. Umenye niba ibyo bintu nubona bikurengeje ubumenyi bireke. Ikindi cyawe nababwira, niba ukeneye amafaranga bibe kuri internet, bibe no mu buzima busanzwe, birasaba ko ufite ikintu cy'agaciro utanga. Rero mu ndashidikanye ko uburyo twese duteye buri wese afite ikintu yatanga. Ushaka kuba utazi impano yawe, ariko hari ibintu wize, hari ubumenyi ufite bwo ku ishuri,
ibyo bumenyi bwose burakenewe n'ubu utanabufite. Niyo mpamvu dufite icyo twita Ikoranabuhanga TV, mutugane muze tubigishe, turimo turatanga ubumenyi ku bijyanye na online business. Apana ubumenyi bw'umunsi umwe, ubumenyi bw'igihe kirekire cyane. So rero mukurikirane Ikoranabuhanga TV, ni YouTube channel iba sponsored na Afrinovators kugira ngo dufashe abantu kubyaza umusaruro internet. No durimo turaciza ibiganiro. Unakeneye ubujyanama muri business, ushaka ukuntu wabyaza umusaruro internet, wagana Afrinovators kuri 0785 23 70 28, tukaba twagufasha kubyaza umusaruro internet bitarimo scam. Mwakoze cyane Teacher Sam, mwakoze namwe badukurikiye. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane moteri zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additive na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera Igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu.